Reka duhere ku itangazo ry'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali watangaje ko umuntu wese uzagerageza kubaka inyubako binyuranyije n'amategeko, umujyi wa Kigali uzaza ukayisenya utitaye ngo iyi nzu ifite amagorofa angahe. Umujyi wa Kigali rero watangaje yuko hano hari gukatwa site, ndavuga hano nyine hari ubuhinzi, bakahashyira ibikorwa byo kugira ngo abaturage batangire bahubake, barebe igishushanyo mbonera, barebe n'inzu bagomba kuhubaka. Nubaka inzu itakwiye naho hantu bakaze site, bivuze ngo iyo nzu izasenywa. Kandi ikindi, abantu baka icyangombwa cyo kuvugurura bagasenya bakahita bubakamo izindi nzu, nabo nibafatwa bazahanwa. Umujyi wa Kigali uvuga yuko bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bakunze kurya ruswa bakemerera abaturage kubaka binyuranyije n'amategeko. Hari abayobozi basanga 15 bo mu nzego z'ibanze bari gukurikiranwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kugira ngo nibafatwa cyangwa ibyaha nibibahama byo kurya amafaranga y'abaturage bakemerera abaturage kubaka binyuranyije n'amategeko, nabo bazahanwa. Bino rero byatumye umujyi wa Kigali ushyira itangazo hanze rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Umujyi wa Kigali uvuga yuko niba wubaka bitanyuranyije n'amategeko ntago uzigera uhanwa, niwaka icyangombwa cyo kuvugurura ukavugurura ntago uzigera uhanwa, niwaka icyangombwa cyo kubaka kadesitara ukahita wibakiramo taje ifite amagorofa 10 uzahanwa kuko zaba wubatse binyuranyije n'amategeko. Bivuze ngo rero ubaka bitanyuranyije n'amategeko kugira ngo utazagira aho uhurira n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ugasanga buguciye amande, ugasanga inzu yawe irasenwe bitewe nuko wakoze ibintu binyuranyije n'amategeko. Umujyi wa Kigali rero wanze kino kibazo uvuga ati mureke dukore kandi dukura amaboko mu mufuka, dukore twiteze imbere rubyiruko. Reka rero tunyarukiye ku itangazo rya Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu mujyi wa Kigali. Ese mumaze iminsi mubona imodoka mu muhanda zoza imihanda ya kaburimbo? Ubwo izi modoka ziza zigakuba umuhanda zikawoza neza, zikamenamo amazi, zikahakoropa zikagira neza. Izi modoka rero nizashyizwe hanze n'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali washyize zino modoka hanze kugira ngo zizajye zoza umuhanda, umujyi wa Kigali uhore usukuye, umujyi wa Kigali uhore ukeye. Twongera no kubwira abantu mwese mukunze guta imyanda aho mubonye, nufatwa uri umuturage ugenda ukajugunya agacupa mu muhanda, impapuro mu muhanda, tayari note y'ibihumbi 10 izajya ihita ikuvamo ako kanya. Ni mu gihe bazaba bakwatsa ibyangombwa. Ese mwari mubizi yuko irangamuntu yawe ishobora kujyamo ideni nkuko perime ijyamo ideni? Niho bashaka kuyishyiramo ideni. Noneho ikindi rero umushoferi utwaye imodoka kujugunya agacupa ibintu by'imyanda hanze muri kaburimbo yazagira imbere bamuhagarika bahita bamwandikira 25. Ubwo so uzaba wungutse. Imyanda wajyanye muri puberi ko ku muhanda haba ari puberi zubatswe, ukagenda ukayishyira muri puberi kugira ngo ukomeze wanduze umujyi wa Kigali. Nyirango murabizi abakozi bakubura imihanda baba bahari ari benshi, rero nta mpamvu yo kugira ngo mwangize kandi mugomba gukora ibintu bitanyuranyije n'amategeko. Nyaboneka itegeko nirika kugonge kandi kuryubahiriza ari ibintu toto. Ese ubwo ibihumbi 15 cyangwa ibihumbi 10 babiguciye ngujugunya agacupa mu muhanda, ako gacupa kajyanye kakashyiraho ahantu kabugenewe, ibihumbi 10 byawe ntiwabirokora? Ese nawe nimba utwaye imodoka ku gacupa kawe ugashyize impande yawe, wahagara ukagenda ukagashyira muri puberi, ibihumbi 25 ukabirengera, hari icyo waba? Ahubwo ikibazo cyanyu mufunga mu mutwe. Gufunga mu mutwe kwanyu rero bizajya bituma muhora muri abakene, amafaranga mukoreye muhita muyatanga, kandi ko byagenda kose muzajya muyatanga. Leta ntabwo ibishaka amafaranga yanyu mujye muyagumana, ariko ibi bintu mukora impamvu babaca amafaranga ni ukugira ngo mubicikeho, kubera ko batabaciye amafaranga ntago mwakwigera mubicikaho. Ngayo nguko rero reka dusimbukire ku itangazo rya Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura. Wasake igaragaza yuko mugiri kwagura imiyoboro y'amazi mwuko kwa mbere amazi ari kugenda abura, ubwo amazi mu gitondo aza kuva saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5 nimugoroba akabura, saa 10 akagaruka. Rero Wasake yavuze ko iri kwagura imiyoboro y'amazi kugira ngo igeze ku baturage benshi cyane, ndetse banagura ibigega byabo kugira ngo hatazagira umunyarwanda wongera kubura amazi nkuko byabayeho mu kwa karindwi mu mwaka ushije tuvuyemo 2025. Rero Wasake ivuga yuko umwaka wa 2026 rwose uzaba uri tayari guhereza abanyarwanda benshi amazi. Murabizi ko buri munsi ingo zirubaka kandi ziba zikeneye kujyamo amazi, buri munsi inyubako zirazamurwa kandi ziba zikeneye kujyamo amazi. Rero Wasake nayo ikora cyane kugira ngo amazi agere kuri babandi bari kubaka vuba, amazi agere kuri babandi bari kuzamura inyubako, amazi
amazi agere mu biturage bitandukanye aho badafite amazi bayageze ku muhanda aho abaturage bazajya baza kuyavoma ari uduceri dukenya cyane, igiceri cya 20. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubashe kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha. Nitwa